nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza aho muri hose. Ubu ngubu ngiye kukwereka indi interinete utaruzi ikora kuri social media zose. Wayikoresha kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse na WhatsApp. Rero ikintu ngiye kubereka nuko ngomba kubereka ko nta megabyte mfite. Zazamo hano, njya hano bahamagarira, nurangiza kandi hano nandikemo 345 5 abizi ko ariyo code umuntu areberaho megabyte zisigaye. Ndangiza kandi ku murongo wa kabiri utariho megabyte. Bazambwira ngo paka yawe yarangiye, gura indi, you have no active bundle, please diyo 154 urwego to buy another one. Noneho njye kuri yoro kandi 154 5 nemeze ku murongo wa kabiri. Bazambwira ko paka yawe yarangiye, ugomba kugura indi. Urabona ko ari ibintu rwose yoro, ni yoro paka. Ikintu rero tuzasubira inyuma, turaje gucekinga ko nta megabyte dufite kugira ngo twemeze turebe ko ziriya megabyte twazibona. Uzaza muri Play Store yawe, wandikemo iyi application ngiye kukubwira izina ryayo. Urangiza uzaza wandikemo gutya, muri Play Store. Ntabwo urayizi, nta muntu utayizi. Uzaza wandikemo Alta Ufike ni ALTAUFIK. Sigema kanya wandikemo VPN, cyandika kuri cyangwa muri kubireba dore iri niryo zina. Uzaza ukandika muri Play Store, ubundi ugakanda search. Maje kubereka uburyo ushobora kujya kuyishaka muri Play Store. Uzasubira inyuma gato, njye kureba ya application yanjye. Dore ngiye njye namaje kuyidownloadinga, kuko muri Play Store bazayikwereka numara kuinstalinga bakubwire ngo open ku jambo k'icyatsi hirya, bakubwire open. Ushaka kuyifungurira hariya bakweretse, cyangwa se ugasubira inyuma ukayireba muri tableau nimba yagezemo. Ushaka gusanga itarageramo, ukayitegereza ko igeramo iba update. Noneho ikindi, tuzaza hano muri application yacu, twacekinze neza ko nta megabyte n'imwe dufite. Ikintu bazakuzanira kapa kameze gutya. Uzaza wowe ukande hano kuri later. Nimba ushaka kwemeza ko wayibona kuri Telegram, ikintu tuzakora kuri yes please, tuzayihorera tuze twikandire hano hari fresh. Aha ngushiriyeho agafresh, niturangiza tuhakande tubone kwinjira imbere. Murabona ko murabona rya zina ry'iyi interinete. Dore ngiyi hano hejuru. Murabona muri kuhabona ikintu tuzakenera. Muri kuhabona add time, muri kuhabona best, muri kubona na direct SSH. Tuzabanza tuze ku kantu ka mbere ngaka. Tuzabanza kano tuze tukabanzeho
Ikindi tuzaza gukora, tuzaza dukande kuri sava ya kabiri. Sava ya kabiri iyi ngiyi niyo uzaza ukandeho wemezemo sava ya kabiri. Ikindi tuzaza kuri direct SSH iyi ngiyi kugira ngo uri kuyireba. Nituza dukandemo bazakwereka agapaje kameze gutya karimo ibihugu byinshi ngira ngo uri kubireba. Ikintu uzakora wowe icyo dukeneye nta kindi kugira ngo ugere kuri interinete ugomba gukoresha, uzaza dore uhitemo iri jambo Google DNS. Iri jambo DNS ngira ngo muri telefone yanyu ziba zirimo, hari ahantu uca ugasetinga ku buryo ugera kuri interinete nanone automatique ku buryo ushobora no kuyikoresha. Ibyo ngibyo byose nzabibagezaho, gusa nuko ugomba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Iyo kanze subscribe ujya uduteye inkunga ikomeye. Ikindi ku nyungu zawe nuko iyo nkoze video ihita kugeraho uwo mwanya. Iyo wakanze subscribe rero ngewe iyo nya uploadinze cyangwa se nkayishyiraho ihita kugeraho ako kanya, agashya k'iyo video ukakabona ndetse n'ibigezweho byinshi ukabibona. Ikindi ukanda subscribe ukajya kunzogera yo hirya kugira ngo ujye ubona video zacu. Iyo kanze subscribe ukajya no kuri iyo nzogera hirya hari amagambo 3 baguha, ukanda kuryo hejuru ribanza byanditseho all. Ayo magambo 3 ukanda irya mbere, ubundi notification zose bakazikwemera ko tuzajya dukora video zikakugeraho uwo mwanya byihuse. Icyo uzaza Google DNS niyo uzaza wemezemo. Nuyemezamo nta kindi tuzaba dusigaje kujya guconnecta data zacu kugira ngo turebe niba bikunda koko ibyo babaduhaye nimba ari ukuri. Murabona hano hari hano hari byte 0 byte na hari 0 byte upload na download. Hano hariho 0 byte na hariho 0 byte. Urabona ko na connecte data. Icyo tugiye gukora, tugiye kuza dukande muri iki kibuto kirimo kumyaza. Iki kibuto ngira ngo urimo kukireba, dore iki ngiki. Iki kibuto kimeze nk'aho ari ugucana cyangwa se gufunga. Icyo nicyo uzaza ukandeho. Uzaza ukande ririya jambo ryanditseho disconnected, iyo tuzacunga. Ikindi uzaza ukande kuri OK kugira ngo turebe aka kapa kagaragaza ko nyine urufunguzo ruzagaragara hejuru. Tuzakanda kuri OK turwemeze kugira ngo ruze kugaragaraho. Tuzaza dukande muri cya kibuto cyacu, tegereze. Urabona ko baduhaye amasaha 6. Zategereza connecting, irimo guconnecta. Tegereza ibe connected. Murabona ko ibaye connected. Ni ibintu byoroshye cyane. Hano bazahita baguha kuri video, uzakanda hano ku watch video cyangwa se ubyihorere. Iyo uyirebye nibwo bakongera amasaha, ariko kuri iyi ngiyi yo bakongera amasaha
atandatu ntabwo bajye bayarenza, ntabwo ari nka HA hano baguha umunsi wose, baguha amasaha 6 gusa ugasubirayo ukajya kongera. Rero aho bongera murabona hano hari add time, hano kano kantu nabamaye amasaha 6 havuyeho umunota umwe. Aka kantu niko uzaza ukandeho add plus time. Add plus time mu gihe ushaka, mu gihe wenda tuvuge wageze ku isaha imwe niyo usigaje, ushobora kuza ugacekinga neza hano hantu, ukaza ukareba iminota isigaye cyangwa se isaha isigaye, ukaza ugahanda kuri add time baguha amasaha 6 yose iyo ukiyakora. Murabona ko ari ukuza mu byibuke, ni ukuza ugashyiramo server ya kabiri, ugashyiramo na Google DNS, kubera ko hariya igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo tuyihemeze nta kirimo, icyo tuzemeza Google DNS niyo twemerewe yonyine, nta kiri. Murabona ko byabaye connected, ngira ngo muri kubireba. Configure version 1.3 connected, ngira ngo mwayibona connected. Ngira ngo na kilobyte ziri kugenda kuri upload na download, zirimo kugenda nta kibazo. Ikindi hano ku rufunguzo ngira ngo urimo kurureba hejuru ko rwagezeho. Urabona ko hano hejuru uzaza Al Tawfik VPN yabaye connected, nta kibazo rwose. Cyo wowe uzaza ugakora, tuzasubira inyuma tujye kureba ko internet rwose ikora. Tuzaza kuri WhatsApp, kuza kuri WhatsApp, kuza kuri WhatsApp. Tuzandika ijambo hello, turebe ko rigenda. Yangira ngo muri kubona ko message ziri kuza rwose. Iyi internet irakora rwose, irakora kabisa. Installing'e uyishyiremo, urangiza kuyishyiramo internet irakunda rwose, irakunda. Wajya kuri social media zose yanari kubibereka, ariko gusa iminota yancitse
yancitse ariko nta kibazo tuzasubira mu yindi video. Mukandi subscribe nimba uri musha kuri iyi channel ntusige udakanze subscribe kugira ngo tudusha tutazongera kugucika, tazacikanwa n'udusha tundi n'utundi. Wowe komeza ubane natwe 5 kuri 5 gusa utazacikwa n'indi video y'uburyo ushobora kukwereka uburyo wabona internet y'ubuntu iri automatique ikoreye muri telefone, ndetse n'uburyo wahamagara ku buntu. Guhamagara ku buntu hari bamwe bavuga ngo ntago bibaho, ngo nibyo bisigaye, ariko birakunda, bipfa kuba bikunda rwose, nta kidakunda keretse icyo ntafite nicyo ntabaha, igikunze icyo ndakibaha nta kibazo. Iyi ni Neotech Studio, nkomeze mbifurize ibihe byiza. Ciao ciao, tuzongera dusubire muri iyi video.